Muraho neza abakunzi ba John Lee Crypto Update. Iyi nica nibagezaho uburyo bwo gukorera amafaranga online nta gishoro. Uyu munsi mbazaniye update y'ukuntu umuntu ashobora kubikuza amafaranga cyangwa se coin yakoreye muri iyi mining yo guclaiminga buri saha. Urazi ko maze igihe kinini nyibahaye, ariko ubu nibwo ngiye kubereka uburyo ki bwo kubikuza. Ikintu nakongera nuko nicuza kuba ntarashyizemo imbaraga kugira ngo iyi mining neza, ku buryo nzayibyaza umusaruro, kuko kuva nyimenye hashize imyaka 2, ariko ubu ndicuza kuba ntarabikoze mbere. Ubu rero nibwo ngwije minimum, nubwo nagenda nkereminga buri saha rimwe na rimwe kugira ngo ndebe ko nagira minimum yo kubikuza, ariko uyu munsi nibwo binyeretse ko kubikuza birakunda rwose. Ubu rero ngiye kubereka uburyo ki umuntu abikuza amafaranga kuri iyi FreeTRX cyangwa se iyi mining, ku buryo amafaranga ashobora kugera kuri Binance nta kibazo. Mbere yuko kuko tubikuza, reka mbanze nkereminge kugira ngo nkomeze nkorera amafaranga. Ugomba gucunga ko aka kantu kabaye success cyangwa se kavivutse gutya, ubundi ugahita uza hano hasi handitse ngo claim. Ahangaha yes, wamara kuhagera noneho wowe icyo ukora uhita ukandaho, kanda kuri claim, ubundi zigahita zijya hejuru. Yes, urabona rero ko kuri balance yanjye hano hejuru mfiteho TRX 5.15 ngiye kubikuza kugira ngo zigere kuri Binance. Uraza ukande hano kuri utu turongo dutatu, cyangwa se ndakanda kuri utu turongo dutatu kugira ngo mbikuze. Ahangaha nimara kuhakanda ndahita ngera kuri dashboard imeze gutya, ubundi uhitemo uburyo bwo kubikuza. Uramanuka hano hasi, aha hasi kuri withdraw hano. Ukimara kuhakanda hano kuri withdraw hano uhita ubona ko minimum yo kubikuza ari TRX 5. Uri kubibona neza hano ni TRX 5. Ubwo rero ndahita nzamura gutya ngere hano handitse ngo address. Hano niho ushyira address ukuye muri Binance kugira ngo amafaranga aze kugera kuri Binance. Urabona ko bakata 0.1 TRX. Hano bagaragaza ko bakata 0.1 TRX. Rero reka tujye muri Binance kugira ngo dukore address tubwoza amafaranga. Hano ni muri Binance yanjye, ngiye gufata address. Urabona ko mfiteho 0.16. Ndahita nkanda hano hasi kuri asset. Nimara gukanda hano kuri asset, kuhabona neza hano ni iburyo, hano ahagana hasi. No akanda urahita ugera hano, ukanda hano handitse ngo add found. Ugikanda kuri add found, urahita ukanda hano handitse ngo deposit crypto. Hano hari deposit crypto, niho uri bukande. Noneho uhita ukanda hano handitse ngo search coins, cyangwa se ushakishemo igiye kubikuza. Andikamo TRX, urahita uyibona hano mu ibara ry'umutuku. Iyi ngiyi Tron TRX. Noneho urahita uyikandaho. Nimara kuyikandaho urahita wangeza hano, noneho bampe ibyo mpitamo. Ndahitamo iyi ngiyi TRX cyangwa se TRC20. Iyi niyo address. Hano ndi gukora address ndi bujyane muri ya website. Oyi cyo ndi bukore, ndahita nkanda hano handitse ngo copy. Kakano icyo gasobanura, takandaho ubundi nkopi ya address. Mba rero njya gukohereza amafaranga nkoresheje iyi address nguye muri Binance. Ndahita nza muri ya website, kuri address hano, niho ndi guhita nkopiya iyi address yanjye. Yes, noneho ikindi nkurikizaho ndahita nkanda hano handitse ngo amount. Ndahita nkanda hano handitse ngo maximum kugira ngo TRX mfiteho zose uko ari 5 zihite zijyamo. Yes, ikindi nkurikizaho urabona ko n'ubundi kubera ko bakata 0.1 TRX. Igihe cyo ndi bukore, ndahita nza hano hasi ndebe kaka kantu kavivutse cyangwa se kabaye success, ubundi mite nkanda hano kuri withdraw. Ukimara gukanda hano kuri withdraw kamakande, bareta bambwira ngo njye kuzana OTP. Ni ukuvuga ngo ni utubare tw'ibanga cyangwa se utubare nkura hano muri email bari bumpe two kubikurizaho. Yes, reka ndebe iyi OTP. Urabona ngiye kubikora saa 8:20.
samunani 21. Noneho reka mfate utu tubare tw'ibanga cyangwa se utu tubare tunyemerera kubikuza 25,076. Yes, ndadukopiya mpite ntuzana muri ya website nushyiremo, ntukandaho nushyiremo. Ubundi icyo ndi bukore ndakanda hano kuri confirm OTP. Nimara gukanda hano kuri confirm OTP, tegerezaho gato, ubundi bahita banyereka ko bibaye success. Withdraw hano hasi, withdraw success. Teta subira hahandi muri email kugira ndebe ko hari ubutumwa buza bugaragaza ko kubikuza byo. Yes, urabona ko birakunze. Ku munota wa 22 urabona ko bibaye successful. Uri kubona neza saa 8 n'iminota 21. Hano hejuru niho message yaje, ariko hejuru urabona ko kari saa 8:22. Ndagenza muri Binance neza, muri Binance tegerezaho gato. Yes, urabona ko bibaye successful. Naho nuko ngo hano urabona ko crypto deposit TRX 5 zabaye completed. Kandi uribuka ko hano hejuru nayo mfiteho ibice, ariko urabona ko hagiye $n'ibice 71. Nuko ngo nohereje TRX 5 zuhanye n'idolari ni ibice 58. Kubibona neza hano bihwanye n'idolari n'ibice 58 nkuko nari hejuru kubibona. Nuko ngo rero ibi ngibi bigaragaza ko website zitanga amafaranga kandi mu buryo bworoshye. Icyo usabwe no guclaiminga buri munsi, buri saha, byibura amasaha 10 ukayaclaiminga buri munsi. Yes, atuye muri ya website naho urabona ko TRX 5 zabaye completed. Abona rero ko ibintu bimeze neza rwose. Niba ukeneye video igaragaza uko biyandikisha, wareba muri description y'iyi video urasangamo video igaragaza uko kwiyandikisha bikorwa kuri izo website zose. Izi free faucet za Faucet Matrix kuziyandikishamo rwose biroroshye. Ndiza ko muri ukomeze kuvuga neza rero, ndabakunda cyane.